ngiyi kode yafasha telefone cyangwa se igafasha bateri yawe kujya irambyamo umuriro. Nyeri urwego 990 urwego. Mu yandi magambo ni akanyenyeri urwego 900, ubwo ni ugukanda 9 inshuro ebyiri 02 nabwo ukongera 0 inshuro ebyiri ubundi ugakanda urwego. Nyuma yo kumaze gukanda urwego urahita ukanda kuri yes cyangwa se urahita wemeza. Ni wemeza urahita ujya ku yindi page cyangwa se barahita bakwereka indi page. Iyo page bayita black window mu rurimi rw'ikinyarwanda. Urahita ubona iyo page isa umukara yanditseho amagambo agiye atandukanye. Iyi page rero idufasha iki? Iyi page aha niho byose bibera cyangwa se niho tugiye guhindurira ubushobozi bwa telefone yacu tukabukuba inshuro 5 bijyanye n'uko yari isanzwe ikora. Dore uko bikorwa. Hello guys, ndagarutse nanone. Uyu munsi ngiye kukwereka amakode wakwandika ugatuma telefone yawe yihuta ndetse na bateri yawe ikarambyamo umuriro igihe kirekire. Ndakeka muraza kubyishimira kandi ndabashimiye ko mukomeje kubana natwe. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ukomeze kudukurikirana ndetse tuzagumye tubane no ku ma iPhone ku bantu bakoresha iOS. Muri no tutorial step ya mbere ndagusaba kuri startinga telefone yawe. Kuri startinga telefone bifasha telefone kwihuta. Muri make telefone ibitangiye gukora bundi bushyashya. Mu gihe telefone yanjye iri kuri startinga, reka nigereze gato then dukomeze. Nuko tumaze kuri startinga telefone zacu, noneho tugiye ku gikorwa cya nyacyo cyo guhindura cyangwa se kumodifia telefone kubijyanye n'umuvuduko ndetse no kubijyanye na bateri. Mbere ya byose turabanza dukuremo password cyangwa se pattern. Then nyuma yo gukuramo password turaccessinga ahangaha app. Nitumara kujya mu ma apps cyangwa se mu application turafungura phone cyangwa se ahari phone number. Then twageze ku gikorwa cyo kwandika amakode. Kurikira ino mibare: akanyenyeri urwego 990 urwego. Ku batabibonye neza ndasubira inyuma: akanyenyeri urwego 990 urwego. Nyuma ya makode twanditse twese tujya ku yindi page ya system dump. Iyi system dump igizwe na black window. Ahangaha ni ahantu buri muntu wese atapfa kumenya cyangwa se ni icyumba kibanga kizwi n'abakoze telefone gusa cyangwa se ababashije kubyiga. Tumaze kugera ahangaha ni ahantu cyangwa se ni page kwemerera kumodifia, guhindura cyangwa se kugira icyo wongeraho muri telefone yawe. Then twe turashaka kongera umuvuduko, turakirika ahangaha handitse debug level enabled/high. Nyuma yo gukirika debug level enabled turata tubona choose debug level. Ahangaha bagiye badusabye guhitamo level twagenderaho cyangwa se ahangaha tugiye kumodifia cyangwa guhindura processor yacu. Processor ni idufasha kugira ngo telefone cyangwa se device yacu yihute. Ubusanzwe telefone dukorera muri mid nibi hejuru nibiri no hasi. Muri make iko telefone igenda yuzura niko mid igenda icika intege ikagenda ijya muri low. Then twe turakirika hano kuri high, niho wadufasha guhindura bateri yacu tukaba twayongerera kurambyamo umuriro cyangwa se gutindamo umuriro, ndetse na processor cyangwa se telefone yacu tukayongerera umuvuduko. Mu yandi magambo nidukirika high telefone yacu exactly irahita yirestartinga. Nkuko nababwiye yuko kuri startinga telefone cyane nka 3 ku munsi byongerera telefone umuvuduko kuko ibitangiye gukora bundi bushyashya. Nyuma yuko tumaze kongerera ubushobozi telefone zacu, nyuma yuko bateri zacu zigiye kwiziya zirambyamo umuriro, ndagushimiye ko wakomeje kunkurikira. Ndagusaba gusiga comment, like ndetse na subscribe kugira ngo ukomeze kudukurikira no kubiganiro by'ubutaha
murakoze cyane.